naha ngaha ngewe rero ndabona rwose ndabona ari mwiza pe umva ni mwiza wazenguruka ukagera ku ntango zawo hepfo umva ni heza cyane hano hantu harera hakatiye gutya uko inzu ikikije ukamanuka kuri ya miyenzi ukanyura kuri kiriya gipangu ukagaruka hariya ahari uriya muntu ari guhinga hirya numva nahashinga rwose twahamagara uriya muntu akaza tukahagura pe umva ngereka nkubwire kankwigira umushinga utahomba ahantu hatera urutoki reka njyewe ndahatera inyanya ni nazo ziri ku isoko kabese njye ntabwo mbona ko igitekerezo nagishyigikira inyanya zera ku musozi yego hano hantu hakwera inyanya nyinshi nziza kandi kuko urabona ko itaka ryaho reba itaka ukuntu riseseka urabibona ukuntu riseseka ariko noneho uyu nawe wabaye agoronome se kuva ryari umva reka nkubwire ikintu ntazi gukora ubwo ntikibaho koko oya uri n'inshuti yanjye nta nubwo yashuka sheri ntabwo shuka koko oya n'inshuti yanjye ntawe niba ashobora kuzaheka ipombo y'umuti agatera inyanya akazuhira umuti nahamagara uwo muntu aze tumwishyure icya mbere ni akazi yewe ni akazi ntabwo hamagara uriya muntu tumwishyure ndabona yatinze twamutegereje igihe uyu nawe rero reba igihe twicariye tukagera igihe tugera ku murima byo rwose ahantu ni heza pe njye nanjye nahashinge pe turamutse tunahahaziye kuhahinga sheri wakongera kubakamo indi nzu urase ko no mu mpande hari abaturanyi bahubatse ariko se nkawe uri hehe koko ubu abakiriya nibo bakwiye kugutegereza cyane wowe ukwiye kubategereza n'amaguru ugiye gufata amafaranga angana atya ngaho nyine gafata akamutuza umva ni ukuri kandi urabona nta bashyitsi ntibamenyera ikizuba kingana gutya kiri kubahonda nta n'ahantu ho kwicara hiyubashye dufite hano sawa ngaho araje ni mwihangane oya nibyo rwose ni ukuri nuko uzagushimira pe iyi sambu tweretse ni nziza ni ahantu heza pe yego se ndi umukomisiyoneri ntabwo ni heza rwose ariko nta kuntu ntiyakurangira ahantu heza nk'aha ngaha ure kumugenera akantu oya akantu ko tugomba kuva kugenera rwose nimushaka n'ahandi yewe nzahabajyanye n'ahaba ari amasambu ukagenda turabona amazi ariko hazamuka uko ameze ni meza rwose mwahahinga mwahubaka ibyo ni uburenganzira bwanyu rwose cyane cyane inaha dukunda abantu baba bari kuza bagenda basobanutse baza badusanga oya nibyo rwose reka tumutegereze atuhe izo noti Reba, vitesi? Narangaye. Shawari warangaye kabisa. Meze utese? Ebana, ndakomeye. Ebana. Wihangane ko wampamagaye wenda gatinda kukwitaba. Narindi bizemo gatoya tunakoraga. Nta kibazo ibintu byo kwica gahunda se katari ibintu byawe ndakuzi rwose. Urabizi nawe. Urabizi cyane kabisa. Cyane. Ahubwo se ya gahunda bimeze bite kugira ngo twereke uriya mukisambu turebe ko yaduha amafaranga ubizi se nta gahunda njye maranye iminsi ibiri ngiye ndiri yose iba yarangiye ubundi ndakwizera kabisa ikintu kiba gisigaye ni ukumenya ngo uwo mukiriya tumufatishe ryari wowe ufite umwanya ryari ngo tumurebe kuko urabizi ibintu by'amafaranga y'iyi minsi ibyo byo ndabizi ndakwizera cyane kabisa uri inshuti yanjye kabisa ahubwo se buriya rero nko kuwa gatanu yabona umwanya kuwa gatanu umuntu yamureba kurabona ari ukuntu umuntu afite amafaranga ariko kubera bino bihe turimo n'ibiki ugasanga umuntu arashaka kuyakoresha mu tuntu twinshi n'ibiki ushobora gusanga n'ibyo by'isambu yabivuyemo kuwa gatanu tubigize gahunda twamugeraho ukarya amafaranga yawe tumurebe kuwa gatanu cyane kubera yuko impamvu nshaka yuko byakwihuta ndashaka kugira ngo ntagire kwicururiza
kandi irasaba niyo ushaka amafaranga yo gutangiza nawe urabyumva nicyo kintu cyo nshaka aho ngaho rwose mba nangiye kwemera ibintu by'ubucuruzi muri iyi minsi afazari wabikora kandi ko byagenda neza amahitamo ntabwo wihitiramo ikindi kintu cyo twacyanzuye kwa gatanu se buriya nta kindi ahubwo se amakobwa bite ariko sha bakobwa yagutwaye uruhu n'uruhande kabisa rero ikintu gihari ni uko icyo nzi ni uko makobwa aragukunda cyane rwose ariko kubera amasomo afite gahunda y'amasomo nawe urabizi kwiga ni ikintu ni uguhozaho n'ibintu utavanga n'ibindi rero buriya ashobora kuba wenda agira ngo arangize amasomo ye noneho nyuma nta kibazo beto nta kintu nagurisha ibyo nanjye mbitekerezaho nkavuga n'ibindi wasanga amakobwa ari imyaka agezemo bari abana bigana n'ibiki wenda ibyo biba bimwongoza nkavuga ni wenda anytime Imana izabikora nkabona amakobwa arangije ndamufite none rero ikintu gihari ni uko wakwihangana vuba cyane namara kurangiza amashuri ntabwo ari kera n'ejo bundi amaze kuyarangiza hari ikindi gihari ndabizi neza yuko nta kintu na kimwe yasubiza inyuma kivuye kuri wowe rero ushatse wakwituriza ntabwo azagusuzugura none mabuja muragiye gutyo gusa se nta kantu se oya akantu ko karaboneka mbagore isambu nziza cyakora ni ukuri nayishimiye nanjye harya wavuze ngo uzahingamo imboga njye numva nakwihingiramo inyanya inyanya ahubwo kuko hari ushobora guhingamo imboga numva nakwihingiramo nyinshi erega buriya amafaranga aho arakora si ngombwa ngo umuntu abikore tugira ngo ngewe umujyi nawe uhara nkaza mu cyaro ariko kubera ngewe mba mfite umwanya muba muri mu kazi ntajya nza nkabicunga rwose nkabiba hafi ntimugire ikibazo aha shamba haye umurima fe urihahiye ako gafanta kanjye rero cyane ndahakunze ariko ntabwo nahaba rwose nahabonye naharakunze ariko ntabwo nahaba oya ubundi ahantu nk'aha ngaha uraza ukahashora imishinga ukahagura amazu ukahagura amasambu ukazahazana nyine naho harabaye umujyi twatangiye kuba umujyi rero cyakora mbega amazu nahabonye meza hari amazu meza ni mama ako kantu kanjye ncomoke nanjye ngire utuntu njyamo kanze ndebe se ubundi harimo ikintu ubanza asigaranyira umva nta n'ikintu usigaranye ariko turabonana ntugire ngo iyo ni fanta hoya ubwo none ahubwo mfashe ku munwa ubona umunwa wari urimo usukuma hari akantu ushaka kuvuga hanyuma natwe tugende dutunganye ibyo tugiye gutunganya hanyuma twe tuzongera duhure kabisa tuzaza no mu rugo nta kibazo ese kuri inshuti yanjye oya ntabwo ari igihembo reka buriya nta nubwo ari ngombwa igihembo muri inshuti zanjye sawa rero gaho rero kandi ni ukuri murakoze cyane nukenera n'ahandi uzambwire mba mfite henshi ku bwinshi reka nyashake wowe uzajya undundira amasambu nta kibazo rwose nimutambuke mukate hariya ahantu neza dukate gutya mukate neza bayi nkanjije mu ubwo ranguze ngo ngiye kurya 10 wandushiwe ntabwo ze korera yamwishyuye n'ubundi ringarukira tagatari yendura ikiri hahera nzabarya iryinjije nzaga ndirya uvuze ngo iki ngo yagiye mu cyaro baba we reka nanjye rero nkubwire ngiye guhita nsimbuka njye kuzana umwana wanjye ngo muri mu kabari umva
ubu noneho mbonye uburyo ngiye gutangira njye kuzana umwana wanjye. Sawa urakoze komeza umujijishe. Mbabwira we. Nyumva ariko. Uzi ko yasambu twagurishije ari ya Roberto. Ibyo bintu twe wari ubizi. Nyumva bwira nyumva. Ako kagabo warakarangije. Hey. Ndakwinginze gira vuba bitazamenyekana kakatuvamo. Wajya ureka ibintu nk'ibyo ngibyo kuko iyo ibintu byakomeye ko biba byakomeye wa kigabo. Hey. Umva nguhaye umunsi umwe wivuge nguhaye umunsi umwe ube wakarangije bitinze yatuvamo wakinuwe reka gukina. Sawa nyine ubikore gutyo. Sha ubundi gahunda ni iyo ngiyo kabisa. Niyo ngiyo. Taba wumve usanga ari amafaranga yawe. Allo? Oui. Oya nta kibazo wambwira. Ni iki? Ngo nguki? Bande se barimo kwihinga kandi ko nta bakozi nashizemo. Ngo? Ibyo ntibishoboka. Okay. Sawa, nta kibazo ndaje. Yego ndaje nonaha ngaha. Bigenze bite se kandi? Ahubwo mperekeza. Ngo isambu yanjye barimo barayihinga. Babura mperekeze kabisa. Kareka. Yego. Yego nyine tugitandukana ndaje. Umva. Wowe shaka uburyo urangiza ako kagabo. Yego nyine irangiza ako kagabo njyewe ndaje ndi gushaka ubufasha. Amafaranga ndaje nyazanye. Kimuri kibazo. Vana umwanda mu nzira wanyu. Kandi kubwiye ngo amafaranga ndaje nyazanye. So. Abasenzi bampingiye umurimo. Ambu yanjye koko nta n'isoni. Nta muntu wapfa kwibwira ibintu ariko ngazabikora. Ni gahunda y'abantu. Muri buriya w'ibyarimo. Uri hano gute? Umurimo wawe. Umurimo wawe? Umurimo wawe gute n'uwawe kuva ryari? We, uri mu biki? Ntabwo ureba ibyo ndimo. Ntabwo ureba si ibyo ndimo. Hano hari inkangi mu murima wanjye. Umurima wawe? Wowe umurima wawe? Wowe ndetse ufite umurima wawe? Ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza gukora ibi ngibi aha no kundimira imyaka? Ntabwo nizanye icya mbere cyo nuko ngewe bampaye akazi. Yewe ndi hano ntahiyohereje mfite uwanyohereje.
rero bwawe uburenganzira byumve ko hari nyine arahari ahubwo wowe kuri kumumbaza ese wabuze impamvu ndimo kukubaza ibi byose impamvu ntayo ndetse tuvugana n'icyo umuntu wakohereje muri ino sambu ufite nimero ye yereje muri sambu nimero ye wanzanye iki wayimpereza ahantu nayo narayanditse urupapuro niba nagendanye nayo simbizi ubu ngubwo uraza nareba nakagendanye aho ukakira mwihamagarire kalisa umwibarize ko mbona ameze nk'uwizi maze igihe kingana gutangira nk'amezi abiri muri nimero ya meshi ufite umudamu waguhaye akazi ko gukora aha ngaha ni umudamu alo umeze ute wahora n'iki wari uzi yuko burya ngo yasambu hariya Roberto ni ukuri kw'Imana nanjye barabimbwiye numva ndumiwe nyine se wowe uri hehe banguka nanjye ndi kuzamuka njya mu rugo tuhahurire nkubwire sawa sawa umugore mwiza se kwa ntaye mu nzu njyenyine wahora n'iki ko numva ubu ngiye gusara mbwira bimeze bite wari uzi ko Roberto warampamagaye arambwira ati se kuri kumpingishiriza umurima ndamubwira se umurima sinawuguze se uwanjye ati reka da ampindura umusazi maze kumubwira ko umurima nawuguze tukaba tugihagaze hano none tubigenze gute Roberto se ibyo akubwira ubwo nibyo cyangwa rwose nanjye byancanze pe nanone ndibaza ko ufite ibyangombwa isambu yabibaye y'abantu babiri gute ndakubwiye ngo nanjye birabe byo niba amaraso pe kuko nawe ngo afite ibyangombwa by'ubutaka nanjye kandi urumva ndabifite humura ubwo ufite ibyangombwa nta kibazo ndahamagara Roberto aze tubiganireho turebe koko ibyo atubwira niba ari ukuri mbabarira ubikore pe humura mumurehe nyamara birabe byo niba amaraso pe umuntu wandangiye buriya butaka ko muzi ko ari Bwiru na Gatarina ntago bankira amafaranga yanjye ntago yagenda gutya gusa iyo nzika Bwiru waziritse ku mutima nufungura amaso uzabona ko atari njyewe ngo nabigize bigezo